cyane. None ikibabaza rero nakungaruka ahantu iyo umuntu ari mu bukene mu cyaro yego ubukene bumwemeza ko agomba kurongora umugore w'iki waho ngaho mu cyaro yego waho ngaho mu cyaro uhwanye n'urwego nawe arimo umunani bifungo nka bine umugisha Imana none yutewo turi gusesengura ibyo yivugiye cyane rwose uyu tewo Diamond yamute Mariko 9:21 hari ijambo bivuga ngo uwo mwana yafashwe ryari sibyo none yafashwe ate ibyo kwivugishwa umugabo ufite ubwanwa kamera nk'abatekinika ariko Imana nta muntu y'itekinika hari umugabo umwe warudirije wa korari none akajya agira umukobwa bakundanaga bakajya bahura bakagira ukuntu bigenza sibyo bakaryamana nta makuru ngenzi none bamaze kuryamana baryamana umwaka wa mbere baryamana wa kabiri baryamana wa gatatu amahoro y'Imana kuri mwese reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza inshuti zacu za Maxfeed TV abadukurikira bari mu bihugu byo hirya no hino ku isi Amerika, Burayi, Australia, Canada, muri Afurika, bari Mozambique tubasuze, abari mu bihugu bye bitandukanye byo muri kuri uyu mugabane wacu wa Afurika turabasuza, bari mu Rwanda turabasuza cyane abatwumva badukurikira bari igashora mu Bugesera tubasuze kandi tubifurize amahoro y'Imana. Hano rero kuri kamera zacu nkuko mubibona turi kumwe na Prophet Samson. Samson tugusuze. Urakoze cyane ndishimye cyane. No bwa mbere tubanye kuri channel yacu Maxfeed TV. Yego. Ariko turakwishimiye cyane. Ese ngira ngo iryo zina nashobora kuri subira. Maxfeed TV. Mbabarira n'ibisirimu. Rero murakoze cyane kutugira ikizere mukadutumira. Imana muri yohumugisha. Amen amen. Rero ndagira ngo utangire wibwira abadukurikiye hanyuma wenda mbere ko twanzika n'ikiganiro cyacu tubanze tuguhe ikaze usenge duhesha umugisha abadukurikiye kuri Maxfeed TV. Yego reka tubanze dusenge Imana ubundi nyuma ndibwira abakunzi bacu. Imana domaine chando de gome haimai wisisi egane tando eglai beholi my grimi fome edrai to wisimango zome edriri minigrome fome egai icyubahiro ni cyawe amen. Amen amen. Warwinjiyemo neza cyane. Amen. Ndanezerewe cyane kubana nawe hano kuri Maxfeed TV. Yego. Kandi ntekereza ko n'abadukurikiye nabo bari buze kugubwa neza cyane ko hari ibintu bikurimo hari ibintu Imana yagiye ishyira muri wowe umuntu umenyereye umurimo uri umuntu umenyereye iki kibuga turimo cya gospel. Ntekereza ko hari amakuru menshi tugiye kuganira ku buzima busanzwe hano muri iki gihugu cy'u Rwanda muri gospel yacu muri gospel nyarwanda ni iki kirimo ni wuhe murimo ni rihe vuga butumwa riri gukorwa muri iki gihe ese haravugwa iki niki kijya mbere. Yego hanyuma reka manze nibwira abantu nitwa Burindwi Samson ndo wa 7 hanyuma ndo umupapa wabyaye ariko utagira umugore. Abagobwa baravuga ngo ni film ntabwo nzi abagabo uko babwita ariko aho ngaho nanjye nta kintu ndi bugufashe we urakoze. Rero mu yandi magambo negereje Imana kandi nekereza ko abantu batubona cyangwa se abadukurikiranye ndacyari muto. Mu yandi magambo rero nago nazapfa nashatse iki nka cya gitutsi ngura kavuda ashatse ko ngiye nago nzapfa gutyo ahubwo nzashaka mu izina rya Yesu kuko kubyara n'umugisha abantu benshi babyara ugasanga bahishe ko babyaye sanga umuraveza Nyamasheke yagera i Kigali bamubaza ngo warabyaye atishwe ariko ibyo ngibyo ni by'abadayimoni. Rero uyu munsi wa none Samson ni uwo nguwo nukuri ndabakunda cyane abanyamurenge hano bari Suzano barabanyamurenge bari Burayi za Canada za Australia ndabakunda cyane abantu n'abayumba abantu bakunda igisirimba ndabakunda cyane yego ndumuririmbyi niyo mpamvu nkunda abantu b'abanyamurenge bakunda igisirimba cyane gusa nago cyagenewe abanyamurenge ariko abanyamurenge n'abantu bakunda nibo basa nkaho bagihaye imbaraga natwe tugikunda dusa nkaho icyo gisirimba tubarebeyeho baratwenspira. Yego rero nukuri Samson ni uwo nguwo ndumukozi w'Imana nanjye ku mihanda abantu benshi barambona ku macano ku mashimwe TV yo cano nkoreraho ibya gospel ndetse n'izindi ngewe akazi nakazi niyo impamvu uyu munsi wa none ibintu bya
YouTube nabishyizemo imbaraga, harimo abantu bavuga ngo abakozi b'Imana n'abatekamutwe n'abatubuzi, ibyo nibyo nanze rero. Yego nibyo nanze, navuga ngo ngiye gukura amaboko mu mufuka nkore umunwa, iyi Imana yarawumaye ngo nkoreshe. Imana mu uyu mutwe ntago ari watermelon nikoreye, no gutekereza ibyo ngo gutekereza ibyo gukora, tugasenga ariko tukanakora. Icyo kintu rwose ari n'ikintu twigeze gukora kuri hano kuri Maxfeed TV. Ngo abantu bakwiye gukora umurimo, bagakorera Imana, bakavuga ubutumwa, ariko bakora imirimo ibyara inyungu. Amen. Kuko buri umuntu adakoze ngo yinjize amafaranga, hari mukozi Imana twigeze gutumira hano kuri Maxfeed TV, bwa ati udakoze ngo ukore ikintu kibyara inyungu, ejo ushidu kwabaye mutubuzi. Ari nabyo tugenda twumva hano hanze, kumva abantu barakora umurimo ariko baranatubura, bakora ibintu bitari byiza muri uyu murimo. Yego. Mu yandi magambo, abantu badukurikiranye n'abanyabwenge, abahanga baratureba, ibyo tuvuga baba babibona, ariko cyane cyane gusenga, Yakobo yaravuze ngo gusenga kutagira imirimo kuba gupfuye. Kwizera, iyo wivuze ngo urizera urasenga, ariko nta mirimo ntacyo bimaze. Uko kwizera kwawe umurimo biba nta kintu. Rero ariyo mpamvu usanga nyine bamwe mu bakozi Imana nk'uko ubigarutseho, bamwe mu bakozi Imana twabayeho uyu munsi wa none, iyo uvuze ijambo umuhanuzi cyangwa ukavuga ijambo umukozi Imana, rimeze nk'ikintu cyabaye igitotsi mu bantu. Cyangwa ukavuga uti nahuye n'umuhanuzi arambwira ubutumwa Imana imuhaye, abantu batangira kubushidikanya. Ubona ari ukubera iki buriya? Impamvu abantu badukurikiranye ndetse abasengerwa twamaze kuba badutakarije icyizere kubera imbuto mbi twagiye twera abakozi Imana. Ariko uyu munsi mbwira abantu badukurikiranye, kuba uyu munsi njyewe warakomeretse, sinjye wagukomerekeje. Nkuko bavuga ngo mu gihugu ngo nta bakobwa b'amasugi bahari, oya barahari, ari abakobwa birinze, hari n'abasore b'imanzi birinze uyu munsi badasambana, batagendera muri izo ngeso. Ni nayo mpamvu rero hari n'abakozi b'Imana batarandura, batarangirika. Ari nayo mpamvu uyu munsi wa none wowe watuburiwe, wowe wahemukiwe, nibikotere kumva ko Imana atakira abantu b'Imana, sibyo? Uyu munsi wa none rero ariyo mpamvu twizeza ko iyi channel yacu tugomba kujya tubahereza ibintu bizima, tukabazanira abakozi b'Imana bazima, abantu b'Imana batangaza ibintu by'Imana byiza. Kandi uyu munsi nkubwire ko ushobora gukurikirana iyi channel ukasanga inama nziza cyangwa ijambo ryaguhindurira ubuzima. Yego tuna rwose uranakoza aho hantu, twinibutsa n'abantu ngo batarakanda kuri subscribe, ba subscribing, baturikinge, kandi banatugira inama aho biri ngombwa muri comment, batubwire niki kindi rwose twakurikizaho, niki twakora kugira ngo ibiganiro byacu tubagezaho bijye birushaho kuba byiza. Rero nkomereje aho ngaho warugeze, warimo uvuga ati hari igihe umuntu akora umurimo ugasanga aritwaza bandi bantu, ukavuga ati wenda natanye bitewe na runaka, wenda impamvu bino bitagenze neza n'ukubera kanaka. Ntekereza ko atari ibintu bishyashya, no muri Bibiliya bijya birimo. Hari nk'umuntu wenda abantu baramuzi muri Bibiliya, Imana yamaje ati kuki wakoze ikintu, kuki wariye kuri uru rubuto, ati ariko buriya ntabwo ari jyewe, ni wa muntu wampaye, ni rwa rubavu wampaye. Rero hari ibintu birimo kugenda bivugwa muri iyi minsi kuri social media, bisa nkaho byasakaye cyane, aho umuhanzi Theo Bosebabireba yavuze ati rwose buriya nubwo mwagiye mwumva amakuru yanjye mukumva ibintu bigiye bitandukanye byagiye biba, ariko hari n'abandi bantu bafitemo uruhare. Ibyo nawe wabikurikiranye uko biri kose? Nabikurikiranye, ikiganiro yakoze nakibonye, ariko twibutsa abantu ko buri muntu wese ubundi hari ibintu bibiri: iyo utihannye baraguhana, iyo utihannye baraguhana. Kandi nibutsa abantu badukurikiranye, ku Mana nta rwitwazo uruhari. Ikindi kintu cy'abantu badukurikiranye tubibutse, agakiza ni ikinege, sibyo? Kandi agakiza n'ak'umuntu ku giti cye, agakiza si ivangamutungo, sibyo? Iyi Mana umugore ashobora kujya mu ijuru umugabo agasigara cyane, nk'uko umuntu ashobora gupfa utabwira umugore ngo waje tugapfana, ni nako agakiza kubatse. Uyu munsi ngewe Samson nshobora kuba nyijwe iwacu mu muryango, ariko ugasanga iwacu hari n'abandi banze guhinduka, banze no gukizwa. Rero uyu munsi agakiza n'ak'umuntu. Turaza kugenda tubigaruka ku bintu bitandukanye, twibaze ngo ubundi umukristo w'ukuri ni uwuhe?
sibyo ese ubundi umuntu Imana ishaka umuntu muzima wo kwishimirwa n'Imana ni umuntu ugomba kuba ameze ate? Yego, sibyo kuba uyu munsi dusenga cyangwa abakristo basenga si bivuze ko umuntu atagwa. Bibiliya avuga ngo hari igihe cyo kugwa n'igihe cyo kubyuka. Yabyemera Bibiliya. Yego, kubera ko twe tuhora tugwa Kristo akatubyutsa, twagwa Kristo akatubyutsa. Ikibazo cyatewe nk'uko ukimbajije, ikibazo suko bamugushije. Theo ni mukuru kumva neza. Yego, ese nibaze Theo, wenda uyu munsi none ko yavuze ngo baramunywesheje inzoga kera kiri mu cyaro, akirimba za ndirimbo ziwe akiri mu cyaro mu ntara muri bwa bukene, aho Imana yadukuye hari ahantu habi hegereza urupfu. ariko se Imana idutabaye ejo turibagiwe. Hari akagisha Imana igitanga, aka kagisha reka mbwira abantu badukurikiranye, umuntu yari mu cyaro arwana n'abadayimoni bo mu cyaro. Yego, iyo ari mu mujyi arwana n'abadayimoni bo mu mujyi babasirimu bafite tekinike n'ikoranabuhanga, bafite na nyaje babadayimoni. None uyu munsi wa none niba uri mu cyaro uhangana, wenda urwana na dayimoni y'ubukene, yo kubura isabune ukajya woga ibya byatsi boga mu cyaro, urwiri wikubisha urwiri. Hari no umuntu yogaga nta nkweto, ukajya ujya kwiryaza ukajya ukuba. ariko twibagiwe ahantu Imana idukuye, cyangwa se ugahagarara nko ukabuye umaze gukaraba ukarindira ko umuka ukagiye. Urakoze Imana iguha umugisha. Noneho rero birababaje, ubundi iyo umuntu ari mu cyaro muri buriya buzima Theo yarabayemo, sibyo yaravuze mu kiganiro aravuga ngo mfite byinshi nababwira by'ubuhamya bwanjye, ngo ariko noneho nimureke mvuge. Yego, ariko tuza kubona undi muhanuzi na ejo watambutse kuri Zaburi aravuga ngo nyamara Theo agiye gupfa, bagiye kugenda. Mu yandi magambo, ikibabaje muri iyi mihanda turimo abantu benshi baratwika. Urabyemera? Aho niho bikomerero, niyo dushaka kwinjira tugacukumbura neza. Noneho Theo ubwo ashobora kureba akabona nibiri kuvamo. Yego, akabona nari kuvugwa agahita ati nanjye reka nze kuri hanze kugira ngo abantu bamvuge. None rero turi kumuvugamo, naduhaye icyo kuvuga se? Aduhaye icyo duheraho. Yego cyane. None ikibabaza rero nakungaruka aha hantu, iyo umuntu ari mu bukene mu cyaro, yego, ubukene bumwemeza ko agomba kurongora umugore w'iki waho ngaho mu cyaro. Yego, waho ngaho mu cyaro uhwanye n'urwego nawe arimo, sibyo ari naho hantu hasa nkaho hari izingiro. Nanone kuvuga ngo kuki umuntu yavuye mu cyaro akahita yihishurirwa akabona ko wa muntu bataberanye. Urakoze. Noneho reka nkubwira kandi kantu, uyu nguyu ari mu cyaro nta mukene ujya utekereza gusambana. Ntago abyumvise ngibyo bikorwa n'uwahaze, sibyo ariko amaze kugera Kigali twagiye tubona abana benshi yabyaye. Uri kumva? Yego, n'ingeso nibyo. Mu kameramani w'inyuma aravuze ngo gusambana n'ingeso nta kibazo, bikora uwahaze shuti yanjye. Wenda aho ngaho nguciyemo gatoya, hari umusazi ngo yashatse gufata umuntu ku ngufu, baramufata ngo bamukingirana ahantu. Ubwo n'umuntu nyine byari byicaje, sinzi uko nabigorora neza. Noneho ngo bamukingirana ahantu ngo amaramo iminsi 2, ngo bamwegereza. Noneho wa mugore bati ngaho genda ugerageze, ngo araje ngarabareba arabanga bikora abahazi. None rero twibwira abantu badukurikiranye, ariyo mpamvu abantu hari umugani mu Kinyarwanda ngo uvura umukene ijisho bwacya akariguturumburira akarigukanurira. Yego, uyu munsi wa none Theo wa wundi wo mu cyaro wa kera katanywaga inzoga azinyweye ubu avuga ngo baramwoheje, aririmba ikigeragezo cy'ubuzima, ari mu cyaro. Tuzi yambaye amakote menshi manini cyane, ikote rye ryambaraga ryajyamo ba Theo uyu munsi abangahe. Ndaryibuka ry'amapesa agera nk'8 bifungo nka 4. Umugisha Imana. None uyu Theo turi gusesengura ibyo yivugiye cyane rwose. Uyu Theo dayimoni yamute Mariko 9:21 hari ijambo bivuga ngo uwo mwana yafashwe ryari, sibyo? None yafashwe ate? Ibyo kwivugishwa umugabo ufite ubwanwa ukuze, ufite imyaka y'ubukure, wakijijwe abifashe muri gahunda, mu icupa ukayisukira mu kirahure ukashyira ku munwa ukanywa icupa rya mbere ukanywa irya kabiri, uraza kuvuga ngo pasitoro yarakubeshye yaragushutse.
hari n'uwumvise nawe avuze ngo uwitwa Noheli ngo twarasa ngo ntango baratugushije ngo turazisangira ngo ariko tugeze abantu kuri iyo umuntu nagwa navuge ko yagize ute yaguye abishaka intege nke zamufasha akabitekerezaho. Reka nkwereke ibyaha bitegurwa. Uhuye n'umukobwa ushatse shambure urayisiye ugiye mu cyumba ukuyemo ipantaro urasa icyo cyane giteguye wagiye no kugura agakingirizo nabyo tubivuge kugira ngo abantu babyumve neza. Icyo cyane giteguye urumva yagipanze neza. Ariko kenshi ugasanga abantu bari kwivugishwa ngo nyine hari icyaha umuntu agwa amatagiteguye ariko mu gihe uzajya kwigurira byeri ukayisukira mu kirahuri uvuga gute ko bakoheje aho ngaho niho rero rukomereye ari naho twatangiriye twibaza ngo bigenda bite kugira ngo umuntu akore umurimo ariko n'utu tuntu tugende tuzamo two ku ruhande twa tundi tutuma imbaraga umuntu yari afite amavuta umuntu yari afite agenda yoyoka kugira aho yitwaza abandi. Erega reka ngura aka kantu mbwira abantu badukurikiranye n'abantu banyumva ubuzima bwa buri munsi iyo umuntu yaguye arabimenya iyo umuntu yaguye arabimenya nubwo abantu benshi ikibabaza gitera agahinda itwe yo twaguye biravuga ngo dufite ishusho yo kwera ariko imbaraga zako ziguhakana sibyo bivuze ngo imbuto umuntu yera ari hanze aho abantu batamureba aho abantu muziranye batari aho ngaho niho bigaragara ko nta shusho yo kwera umuntu agifite. Urakoze dufite abantu umuntu akava Kigali akajya muri Canada abatu n'ubundi ngeze abantu batambona ugatangira gutsura ipantaro igice cy'epfo kigakora ibyacyo wabyumvise ariko uyu munsi wa none dutinya amaso y'abantu ariko ntidutinya amaso y'Imana. Bimaze iki cyaba ari ikibazo. Reka nkubwire Imana uyirira mu mibare ikakurira mu nyuguti. Wabyumvise Imana ugasobanura neza abadukurikiye baze kukumva neza. Imana uyirira mu mibare ikakurira mu nyuguti. Samson naza kuri kamera nk'abatekinika ariko Imana nta muntu yitekinika. Hari umugabo umwe warudirije wa korari noneho akajya agira umukobwa bakundanaga bakajya bahura bakagira ukuntu bigenza sibyo bakaryamana nta makuru ngenzi none bamaze kuryamana babaryamana umwaka wa mbere baryamana wa kabiri baryamana wa gatatu nkono nagira ngo icyo cya Imana yaramuhereje nagira ngo Imana yaramuhereje nyine yaranakimubabariye iramumwemerera wenda iramumwongeza niba yari afite umugore bati wenda bura yaramushimye aba yari umusore none asambana ari muri korari umwe yari mwato nawe indirimbo undi ari dirija sibyo none ngo bararyamana bakajya baryamana igihe kimwe wa musore Imana iza kumuruka nka rwa rufi rwarutse yone itangiye kumurira mu nyuguti hamwe wazo. Urakoze yego none birangije nkubwire ukuntu Imana utayitekinika wa musore wawe reka wa mukobwa asibe repetition kuza muri korari kuririmba ku cyumweru yego kumba Imana irashaka kwanika wa musore yego noneho ikintu giteye agahinda wa musore wawe yaje kwandika SMS kuri telefone arandika ati sheri muri message uyu munsi tuze guhura kandi uze kuza utambaye ikariso uze kuza wayikuyemo kumbi niba ari Debora aho kugira ngo yoherereze SMS Debora yohereza mama Debora no mama we yari ari mu materaniro ari mu diakoni byarabaye hano hakuriye kimisagara nanga ariko no SMS aho kugira ngo ije kwa Debora urabizi ko ari message huruduka ikayoba ihita igenda none iyobera kwa mama Debora ni urugero mama Debora mu materaniro uze kuza ikariso wayikuyemo turahura iki gihe niki durire hahandi ahita afata SMS yereka diakoni mwegereye ati ndebere ikariso wayikuyemo ndataha ahita ahereza mwarimu ikariso wayikuyemo ndataka birazenguruka ku ruhimbi kuri mimbara bigera no kumushumba berekana inama yahise igirite iterana bayita inama y'igitaraganya inama y'igitaraganya birateranye perezida wa korari baramwicaza ati tubwire ikariso wayikuyemo ndataha kare ibi bintu wabikoze arababwira ati nukuri kwihana sububwa arababwira ati nukuri ndababwiza ukuri naka turaryamana tumaranye igihe kingana gutya turyamana namwereza SMS nziko ari we nyihari ko nsanga nyihaye mama we asebera imbere yande ya nyirabukwe Imana imwandagariza muba neza urakoze rero icyo mvuze niki iyi Mana nta muntu yitekinika iyi Mana nta muntu yibeshya rero abantu niba uyu munsi wa none utaranywaga inzoga ukaba ugeze ku rwego ufungura
inzoga cyangwa uri kunywa dunda ubwonko sibyo mu barokore yego harokore Imana itugirire neza cyangwa akayinywa yihishe aho abaziranye batari yego uzi ko baca umugani mu Kinyarwanda ngo ikura mu icupa ikagukura mu bagabo uzi ko harimo n'abantu banywa ubushera bakadandabirana cya gishera ngo kimaze iminsi nk'itatu cyangwa 5 babwita umumanurajipo ubwo bushera bwita umurahanyoni cyangwa umumanurajipo hari n'umuntu onywa abunywa akavuga ati sinzi undongoye atazi nyine ahantu aherereye twubwira abantu rero badukurikirana yego Theo n'abakunzi be ntacyo dupfa ni umusitari turamuzi ariko yikwitwaza ngo abapasitore bamwesheje iki hatagira n'umuntu wumva izina pasitori akagira ngo wenda abapasitori nubwo hashobora kubamo umwe cyangwa babiri ariko akagira ngo wenda abapasitori koko hari abafite iyo mico imeze gutyo niba Theo yarahuye n'umwe cyangwa se wenda ari ibyo ari kwitwaza ariko izina abapasiteri rwose turishyireho ku bantu badukurikiranye Theo uribuka bamutenga Kicukiro urabyibuka muri ADPR bamuca Theo nubundi nigeze areka inzoga bivuze ko n'ubu bishoboka ko yabakizimwa bivuga ngo biriya bintu Theo arazinywa sibyo Theo bamugaruye mu idini hari ikiganiro yigeze akora ku isimbi kimwubaka yego kimugarura kugira ngo imitima y'abantu yongere imwiyumvemo narakibonye ngewe we narakibonye Theo barongera baramwubaka batera impuhwe abafana be muri ADPR barongera baramugarura baramutengura bamusubiza ku murongo mu idini ariko Theo umunsi bamutenguye nigeze areka inzoga kandi tubwire n'abadukurikiye ko buriya idini cyangwa se abantu twe dushobora kukweza tukavuga ko uri muzima ariko ntago ariko biba bivuze ko uri muzima mu by'ukuri kuko hirya y'ibi hari ubundi buzima abantu babamo bwa nyabwo erega tubwiza abantu kuri iyo umuntu yaguye arabimenya iyo uri muzima urabimenya so rero mu yandi magambo abantu bikwitwaza ngo barangushije abantu bikwitwaza ngo banywesheje inzoga uri umuntu ukivuga ko bakunywesheje inzoga ufite ipantaro ufite ubwanwa gute inzoga wayiguriye nabigarutseho ukumva neza wateguye ukavuga uti urajya kwicara mu kabara kanaka amafaranga ukayabarira ukamenya izuri bumwe zihwanye n'amafaranga ufite uri kumva neza cyane rwose ariko birababaza iyo umuntu agwa muri we mu mutima ye yaguye arabimenya cyane uyu munsi niba uri umusore cyangwa ndi umusore ukajya kugura indaya ni we wayiguriye yego ariko Imana yabishatse nagutwikurura cyane rwose abantu bakakumenya kandi twibutse n'abantu bari gukora umurimo muri iki gihe bari mu makorari bari bavuga butumwa bahanzi bafite utwo tuntu tw'itekinika twongeye tugira ikintu tubibutsa oya nshuti yanjye tubwizanye ukuri abarokore barasambana jewe abantu ndabihanisha abarokore barasambana nanone ntago turi buvuge muri rusange ngo tuvuge gutyo ahubwo turaza kunyuza akanyafu tugira abantu duhwitura yego piragatsindwa guhura n'umuririmbyi w'umunyamubiri uri muri korari piragatsindwa guhura n'umupasitoro w'umunyamubiri uri mu rusengero yego ahubwo umuririmbyi aravuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri iki narabohowe ndamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye aravuga ngo ni igitangaza amen ikiriho gikomeye nuko umuntu ashobora kugwa agaheranwa n'ibyaha ariko nabyuke ngaze yego kuguye byibuza hari ijwi wumvise kandi aho kugira ngo uva mu rusengero byibuza wagutera intambwe ujya mu rusengero cyane twibutse n'abantu ko tuzi imbere y'Imana uko turi Imana akaba ari igira gute iduhanagura idukesha ikatweza aho kugira ngo nibyo wari uvuze mbitsindagire aho kugira ngo burya ubyine ugaruka inyuma uvamo ubona uri mubi ahubwo waza mu rusengero ukabyina ugarukaho Imana iri kuko Imana niyo ibiza uko tumeze yego wenda dusoza ikiganiro dukora pacire n'iki kiganiro yego tubwira abantu badukurikiranye sibyo bakunda iyi televiziyo yacu Max Video TV yego Max TV byanane kubivuga ariko uzabimenya uko tuzanyana dukora ibiganiro ariko icyo mbwira abantu yego nibagume mu muhamagaro yego wikwitwaza ngo barangushije nujya imbere y'Imana uzakubitwa inkoni zawe biratangaye uyu munsi wa none
uremera ko telefone utunze hari ahantu bashobora kuyishyira ibyo wavuze byose bikaza kumugaragara cyane buriya ngo hari ububiko bw'amakuru ari muri telefoni bukusanyirijwe hamwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buriya ngo babishatse nyine ba nyir'ububiko nuko baba bafite amabwiriza n'amategeko bagenderaho ariko ibicamo byose bijya muri ubwo bubiko. Urakoze yaba ari wari bwajya ahantu wamara kujya ahantu bakakubwira ngo ntago winjira uterekanye icyangombwa niba mwisi bagira ibarura bakaba baka ibyangombwa utekereza ko nta byangombwa umukristo asabwa utekereza yuko iri juru tuzarijyamo gutyo kenyege bire mupango haba cyaba ari ijuru rya Kamonyi cyangwa se rya Gasogi harahiri. Rero tugana ku musozo dukoramo icyifuzo kimwe dusenga turasengera abantu b'Imana icyo akora. Hari umuhanuzi nabonye ne wavuze ngo Theo ngari kwenda gupfa uriya nawe no gutwika Theo nta rupfuro muriho abantu bizana ivangirwa ngavuge ngo Theo agiye gupfa uriya nabagira ngo tumuvugeho ntago tukuvugaho ahubwo nawe ubwawe uri kuzana ibyo vuga ngo Theo agiye gupfa wowe igihe tubazapfira urakizi sibye umwuka w'abadayimoni wamaze gutera abahanuzi ko atashanze tusenga bimubwire akajya kuri social media kuri Zaburi ngavuge ngo Theo agiye gupfa. Rero uyu munsi wa none icyo akora ntago twishimira ko Theo yahiranwa n'inzoga ahubwo twakwishima yuko n'umuntu wari we wese sibyo kandi Theo yivuga ngo barangushije ahubwo nasubire ku karago asenga yibuke wa muhamagaro wa za ndirimbo ze za kera agihamagarwa ubundi agaruke ku muhamagaro n'umuntu wese kandi nawe nanjye twininire duhinduke Imana idumugisha dusenga Imana yacu Mana y'inzobe n'ibikara y'abagufi n'abarebare akagakiza turagakeneye Mana nyiringabo Imana umurimbyi yaravuze ngo unyeze kandi unyezeshe amazi cyangwa umuriro. Rose vine dance my dream hone my dream. Urakoze Mana kandi uduha agakiza mwami katavangiye mwami nyiringabo Imana aho umuntu yacikiye intege arabimenya iyo umuntu yaguye arabimenya niyo agenda arajegera Mana turinde kugenda tumeze nk'abantu bahetse ingobyi umwana aragiye kera utwuzuze mwuka wera tugirire neza urakoze urakarama amen.